Rengera ubuzima, igitabo cya kabiri, igice cya 37. Ukuri n'ibinyoma biboneka mu burezi. Umubi akoresha ubuhendanyi bwe bukomeye kugira ngo yifatire ibitekerezo by'abantu. Avuga ko tudashobora kumva ijwi ry'Imana ivuga iti, iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 21. Akoresha uburezi bwataye umurongo w'ukuri kugira ngo azimye umucyo wo mu ijuru. Mu mashuri yo muri iki gihe hafatirwa imyanzuro ivuga ko abantu bigishijwe bageze ku by'ubushakashatsi bwa siyansi bwigisha, maze bakavuga ko niba abo bantu bari mu kuri, Bibiliya yaba ari nta kuri igira. Ubuhakanyi butwara ibitekerezo by'abantu, kandi Satani akavomera imbuto yose yo gushidikanya ibibwa mu mitima y'urubyiruko. Atuma iyo mbuto ikura, maze bidatinze hagasarurwa ubugome butagira ingano. Kubera ko umutima w'umuntu ubogamira ku bibi, ni akaga cyane gutera imbuto z'ubuhakanyi mu bitekerezo by'abana bakiri bato. Ikintu cyose gituma umuntu atizera Imana kiba kinyaza umuntu imbaraga yo gutsinda ibishuko. Dukeneye amashuri aho abasore bakwigishirizwa yuko gukomera guterwa no kubaha Imana mu buryo bwo kugaragariza imico yayo mu mibereho ya buri munsi. Abantu benshi bibwira ko kugira ngo umuntu abe umunyabwenge ari uko yatekereza ibitabo byanditswe n'abanditsi batemera Imana, ari byo birimo ibitekerezo bizima. Nyamara kandi abo bantu ubwenge bafite babukomora ku Mana, niyo soko y'umucyo wose. Kuki twakwirushya duca mu mafuti dukurikirana ukuri gufitwe na bake, kandi ukuri kose ari twe tukwifitiye? Bishoboka bite ko abantu barwanya ubutegetsi bw'Imana bagira ubwenge batwara nk'umurato rimwe na rimwe? Satani yigishirijwe mu bikari byo mu ijuru, ndetse azi ibyiza n'ibibi, avangavanga ibyiza n'ibibi, kandi ibyo bimuha imbaraga yo guhendana. Ariko se twamwakira nka marayika w'umucyo? Umushukanyi afite abamukorera bigishijwe nk'uko ashaka. Mbese twavuga ko bene abo ari bo dukwiriye gushakiraho ubwenge bukwiriye? Iyaba igihe cyapfushwaga ubusa mu byo gushaka ibitekerezo by'abantu batubaha Imana cyakoreshwaga mu kwiga ijambo ry'Imana, abantu ibihumbi byinshi bicaye mu mwijima muri iki gihe bakwishimira umucyo uhesha abantu ubugingo. Kubwo gutegura umurimo wa Gikristo, abantu benshi batekereza ko ari byiza gushakira ubumenyi bwisumbuye mu bitabo by'ibitekerezo by'isi no mu bitekerezo by'ab'isi by'iyobokamana. Nyamara iyo mihati yo kwiga ibitekerezo by'abantu igwabiza abantu mu by'umurimo wo kwamamaza ubutumwa. Igice cya 6 cy'ubutumwa bwa Yohana kitubwira ibiruta ibiboneka mu bitabo byinshi by'ibitekerezo n'inyigisho z'iby'iyobokamana ryigishwa n'ab'isi. Kristo aravuga ati, nijye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yohana igice cya 6 umurongo wa 35, wa 51 n'uwa 63. Hari ibitekerezo byiza abantu bagomba kwigishwa, ibitekerezo bitunganye byigishirizwaga mu mashuri y'abahanuzi. Nicyo gituma tugomba kwiga muri ibi bihe uko Imana igenza amahanga yo ku isi. Tugomba kurebera mu bitekerezo by'ibibaho uko ubuhanuzi busohozwa, ndetse tukareba n'iby'Imana ikora, no gusobanukirwa no kwitegereza uko amahanga yitegura intambara iheruka. Inyigisho nk'izo zituma abantu basobanukirwa n'iby'imibereho y'abantu. Bibasha kudufasha kugira ngo dusobanukirwe n'uko twese duhurijwe hamwe mu buvandimwe bukomeye bw'amahanga yo ku isi, kandi ko akarengane kumwe cyangwa se kudindira kumwe ari igihombo kuri bose. Ariko ibitekerezo biga muri rusange bivuga ibyo umuntu ageraho, uko anesha mu ntambara, n'uko ashobora kugira imbaraga no gukomera. Bakeya gusa nibo babona ko imigambi y'Imana igaragarira kujya mbere kw'amahanga no kugwa kwayo. Kandi ku ruhande runini, uko teolojiya yigwa n'uko yigishwa byangiza inama bikoresheje amagambo atarimo ubwenge. Yobu igice cya 38 umurongo wa 2. Kenshi cyane kugwiza ibitabo siko kugaburira umutima nk'uko bigenda mu gihe werekana ubukristo mu magambo n'inama by'abigishijwe. Ibitabo byose byanditswe siko bishobora kugera ku mugambi wo kugira imibereho itunganye. Umwigisha mukuru yaravuze ati, nimunyigireho, mwige ubugwaneza bwanjye no kwiyoroshya. Igihe musoma ibitabo muba mubishyira mu mwanya wo kwimenyereza inyigisho zituruka kuri Kristo. Akanya gato gaca umuntu intege ari mu bushakashatsi kashoboza umuntu kugeza agakiza ku bandi. Mu nyigisho z'Umukiza yakoresheje amagambo yoroheje n'ingero zisobanutse. Abantu benshi bamutegaga amatwi banezerewe. Mariko igice cya 12 umurongo wa 37. Abantu bunganira bagenzi babo bakeneye kurya ku mutsima w'ubugingo. Ibyo nibyo byabaha imbaraga z'umwuka zo kunganira abantu bose. Muri za koleji na kaminuza, abasore benshi cyane biga ibitekerezo bya gipagani, ibitekerezo by'imihango byuzuyemo ububi, ubwicanyi n'irari rya kamere. Icyarushaho kuba cyiza ni uko abantu bakwamagana ubwenge nk'ubwo. Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Yobu igice cya 14 umurongo wa 4. Mbese twashobora dute kwibwira ko abasore bashobora kugira imico ya Gikristo kandi bigishirizwa mu mashuri yahindanijwe n'inyigisho z'abantu bakana amategeko y'Imana? Uko Satani akoresha icapiro.
haba igihe kumenya ikigiriki n'ikilatini bikenerwa, nyamara umuntu ashobora kubimenya kugira ngo bimwunganire atagombye kubyigira mu bitabo bibi. Kandi byaba ari ubupfapfa abigishwa baramutse bashyize igihe cyabo cyose mu gushakira ubumenyi mu bitabo ibyo ari byo byose, kandi birengagiza kwimenyereza gukora ibikwiriye mu mibereho yabo. Iyo abigishwa bavuye mu ishuri batahana iki? Mbese babasha guhagararira imiryango yabo nk'abigisha b'abahanga? Ubwenge bwiza kandi bufite agaciro ni ubutuma abantu basa na Kristo kugira ngo babashe gukora ibyo bashinzwe mu mibereho yabo. Ibitabo byinshi byabaye ikirangirire byuzuyemo ibitekerezo byigisha abasore gukora ibibi kandi bikaba bibaganisha mu irimbukiro. Abana bato barundukira mu bibi basoma mu bitekerezo bitari ukuri. Mu bitekerezo byabo bigana ibyo babona cyangwa bumva kugeza ubwo baharanira kureba icyo bashobora gukora kugira ngo bagume babone uko basakirana n'ibihano. Imbuto zo kwica amategeko ziriho ziraterwa mu muyaga. Nta watangazwa no kubona ko ingaruka yabyo ari ugusarura ubugome. Ibitekerezo by'ibihimbano bishishana n'imigani y'imihimbano iteye ubwoba bishobora guteza umusomyi umuvumo ku buryo runaka. Ubyandika abasha kwibwira ko hari icyo ashaka kwigisha gifitanye isano n'ibitekerezo by'idini, nyamara kenshi usanga akamaro kabyo ari ugutwikira ubupfapfa. Kuki gusoma ibitekerezo by'ibihimbano ari bibi? Isi yuzuyemo ibitabo birangwa n'amafuti atagira ingano. Ibyo abasore bakira bibwira ko ari ukuri nibyo Bibiliya ivuga ko ari ibinyoma, kandi bakihambira ku buyobe buganisha ku irimbukiro. Hariho ibitekerezo bimwe byandikanywe umugambi wo kwigisha ukuri cyangwa se kwerekana ububi bukomeye. Hariho ibyagize ibyiza bigeraho, nyamara ibindi byazanye ibibi bitavugwa. Byerekana ishusho runaka yo kubyutsa ibitekerezo byuzuyemo ingorane cyane cyane ku basore. Ibitabo nk'ibyo ntacyo bimariye ubwenge bw'umuntu, ndetse bituma abantu bazinukwa Bibiliya. Igihe ibitekerezo by'abantu byibanda ku bibi bikabyutsa iraruramutima, maze amaherezo bigatera umuntu gukora icyaha. Ndetse n'ibitekerezo by'ibihimbano bitarimo n'ijambo na rimwe ribi bironona. Bitera ingeso yo gupfa gusoma gusa no gusoma ibyejuru, bimwe byo gusoma igitekerezo gusa. Bityo bikaba byisha imbaraga ifitanye isano no gutekereza neza. Bituma umuntu atita ku ngorane zikomeye z'imirimo ashinzwe n'ibyo yagenewe byo mu gihe kizaza. Kubwo guhugira mu mikino idafite akamaro, gusoma ibitekerezo by'ibihimbano bituma umuntu adakunda gukora. Kubihoramo bigwabiza imbaraga, kandi rimwe na rimwe bigatera indwara y'umutwe ndetse n'umubiri udasigaye. Ibihe byinshi bavuga ko kugira ngo turinde abasore gutwarwa n'ibitabo by'amanjwe ari uko twabaha ibitekerezo by'ibihimbano byiza. Ibyo bigasa no kugerageza kuvura umusinzi mu cyimbo cyo kumuha wisiki ukamuha inzoga yindi yoroshye. Uburyo bwiza bwo gufasha umusinzi ni ukureka inzoga rwose. No ku muntu ukunda gusoma bene ibyo bitabo, iryo hame ni ukuri. Ibitekerezo bisanzwe, imigani n'ibitekerezo by'ibihimbano bikoreshwa mu mashuri kandi biboneka mu ngo nyinshi. Bishoboka bite ko ababyeyi b'Abakristo bakwemerera abana babo gukoresha ibitabo byuzuyemo ibinyoma? Iyo abana babajije ibitekerezo bifite ubusobanuro butandukanye n'ibyo ababyeyi babo babigisha, bababwira ko ibyo bitekerezo bitavuga ukuri. Ariko kandi ibyo ntibikuraho ingaruka mbi ziterwa no kubikoresha. Ibyo bitabo bishyira mu buzima bw'umuntu ibitekerezo by'ibinyoma, kandi bigatuma umuntu yifuza gukora ibidakwiriye. Satani ashaka guteshura ibitekerezo by'abakuze n'abato ku ijambo ry'Imana no ku murimo ukomeye wo kubaka imico y'umuntu. Satani abona ko ubushukanyi bwe yuzuza ku isi buzatembana abasore bukabarimbuza. Ntibikwiriye na rimwe guha abasore cyangwa abana ibitabo birimo inyigisho zigoreka ukuri. Igihe abantu bakuze badafite icyo bakoresha ibyo bitabo, bagira amahoro nabo ubwabo babyitaje, kandi urugero batanga ntirwaruhanya igihe bashaka kuyobora abasore ngo batagwa mu bishuko. Hariho isoko y'akataraboneka. Abafite inyota y'ubumenyi ntibakeneye kujya ku masoko yanduye. Uwiteka aravuga ati, umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge bwanjye, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Imigani igice cya 22 umurongo wa 17 n'uwa 19. Mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya, kugira ngo nkwemeze amagambo y'ukuri usubirane y'ayo magambo ku bagutumye? Imigani igice cya 22 umurongo wa 20 n'uwa 21. Kristo abasha guha umuntu ubumenyi bwamushoboza kugira ubuhanga bwo kuvumbura ikintu cyose. Yabasha gukingura amabanga yose yo mu bitekerezo by'abantu bo mu bihe byose kugeza ku mperuka y'ibihe. Nyamara nta gihe na gito yapfusha ubusa atigishije icy'agakiza. Yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye, kandi nta cyamuvana ku cyo yagambiriye. Kristo yatanze ubwenge bushobora gukoreshwa gusa. Ntabwo yashatse kumara abantu amatsiko yo kubaza ibibazo byo kwigiza nkana. Abari bafite ishyushyu ryo gusoroma ku matunda y'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, yabahaye amatunda y'igiti cy'ubugingo. Babonye inzira zose zifunzwe uretse inzira iganisha ku bugingo buhoraho. Umukiza wacu ntabwo yigeze agira abo
abwira kujya kwigira mu mashuri y'abatambyi yo mu gihe cye, kuko ubwenge bwabo bwari kwangizwa n'inyigisho basubiragamo buri gihe zivuga ngo baravuga ngo, cyangwa ngo byaravuzwe ngo. Kuki twakwemera inyigisho z'abantu kandi twifitiye ubwenge bukomeye? Ibintu by'ibihe bidashira n'intege nke z'umuntu niboneye byankoze ku mutima. Sinabona icyatuma umuntu yakwihimbaza cyangwa se ngo ahimbaze abantu biringira ko bakomeye. Babasha guhakana Imana cyangwa se bakirengagiza kwibaho, bitaba ibyo bakemera imbaraga zayo zikomeye. Mureke duhitemo kwigishwa n'iyaremye ijuru n'isi. Abasore bakwiriye gukuza ubushobozi bwabo. Ni byiza ko abasore bagera ku rugero rwo hejuru rwo gukuza imbaraga zabo z'ubwenge. Ntidukwiriye gushyira urubibi ku bwenge kandi Imana itarabushyiriyeho umupaka. Ariko ibyo tumaranira kugeraho ntacyo byamara turamutse tutabigiriye guhesha Imana icyubahiro no kunganira abantu. Si byiza kunaniza ubwenge turundamo ibintu byo kubunaniza gusa kandi bidafite icyo bimarira imibereho y'abantu. Ubwenge nk'ubwo buca intege umunyeshuri ushaka kwiga, bikamubuza kugera ku cyari gutuma aba ingirakamaro. Imyitozo y'ibyo umuntu akora ifite akamaro kuruta ibyo umuntu yigira mu bitabo gusa. Ndetse no kumenya byonyine ntibihagije. Tugomba kugira ubushobozi bwo gukoresha neza ibyo tuzi. Ubwenge bwo mu mutima buruta cyane ubwenge bwigirwa mu bitabo. Tugomba kumenya ibintu bya ngombwa byo mu isi dutuyemo, ariko turamutse twirengagije ibyiza by'ibihe bidashira, dushobora gutsindwa tukagwa ubutabyuka. Umwigishwa utazi Imana ntiyubaha amategeko agenga imibereho ye, akora ibyo kwirimbuza ubwe. Kubera ingeso mbi ananirwa kwishimira ibyo ageraho kandi akananirwa no kwitegeka. Ntashobora gutekereza neza ibintu bimwerekeyeho cyane. Ahinduka umuntu utagira icyo yitaho kandi ntagire imbaraga zo gutekereza gufata neza umubiri we n'ibitekerezo bye. Kubwo kwirengagiza gukora ibikwiriye, abura umugabane ku by'iyi si kandi akazabura n'umugabane mu isi izaza. Abasore baramutse bashaka kwigishwa n'Imana, baba abanyabwenge mu by'Imana kandi imibereho yabo ikerera iyi si imbuto z'umugisha.